Haleluya. Amazina yanjye nitwa Mutangana Claudine, ndi umukristo mbarizwa mu itorero rya Cyahafi ADPR Cyahafi, aho nsengera. Hanyuma ndi umudamu. Imana iduhane umugisha. Amen. Haleluya. Nanone haleluya. Ndashimira Imana ko nageze hano uyu munsi. Ntabwo ari ubwa mbere ngeze aha, ariko nongeye kunezezwa no kwibona aha ngaha. Imana ishimwe. Ndibaza ko mwarimu yamvugiye. Imana ibahe umugisha. Ndibaza ko impamvu naje ari amasaha yababwiye. Hanyuma rero ndashimira Imana ko Imana igira neza, yemeye nanjye ko uyu munsi mba muri iri teraniro ry'Irehoboth. Imana ishimwe. Haleluya. Turacyari mu bihe byiza bya Pasika. Ndumva mbabwiye ngo Pasika nziza mutantera amabuye, ahubwo mwabyikiriza. Haleluya. Korari nsanze irimo kuririmba indirimbo basoje bavuga ngo natwe Mana uzajya utugenda imbere. Siko mwavuze ra, natwe Mana uzajya utugenda imbere. Rero nanjye nakuyemo icyifuzo ariko kijyanye n'ibi ngibi tugiye kuganiraho. N'aya magambo tugiye kuganiraho. Uzajye utugenda imbere, nicyo cyifuzo korari isoje ivuga. Rero nanjye navuze ngo Mana uzajya ugenda imbere. Nicyo ngicyo aramvumira ku gahera, hamvuma ndi hagati mu bantu. Uwo niwe nakagiye nkaririra, nkamubwira nimuhumurize ko bupfuye bukaba bwarapfuye, nkora iki? Ariko murumva gupfusha ubukwe rimwe kabiri kenshi, murumva ari ibintu byumvikana, murumva byoroshye. Ariko wa munyamasengesho asigaye ahanura, ariko umutima wo guhumuriza abayahanuriye nawo. Murumva mwebwe kubwiriza byoroshye? Uzi kubwiriza abantu nk'abo ngabo bigerereyo bakakubwira bati twebwe tuvugana n'Imana, ariko nta mutima wundi w'umuntu bafite. Yesu bavugana utabaho umutima w'urukundo aba hehe? Yesu bavugana utabaho umutima wo kwitwararika n'uwa hehe? Yesu muririmba utazi kubahumuriza mu gihe cy'amakuba n'uwa hehe? Uyu Yesu abantu badukanye n'uwa hehe mwari? Ni bande barwaye stroke n'abarokore? Ni bande basinze n'abahoze ari abarokore? Ni bande barimo kuroga n'abahoze ari abarokore? Uyu Yesu mwamukuye hehe? Mwahuriye hehe? Ko numva birimo kumbabaza nkabura icyo mbikoraho. Abantu basigaye bafite, niba ari Yesu bumvise, niba ubu itorero rifite umubare w'abantu rigwije, ubu namwe ngo mugwije abakristo ngo kuko bakuyeho menshi ipantaro bakayikuramo ngo barakijijwe. Mugende murebe mu matelefone yabo, murebe niba bagishobora kunesha ibyaha. Yesu abantu baririmba utabaha gukomera mu gihe cy'amakuba, uyu Yesu bamukuye he? Yesu ari hehe koko? Ubu Yesu yarigendeye yajyanye n'itorero. Ntabwo mbizi mwari bari bubimbwire, kuko nanjye byaranyobeye. Nanjye ntabwo nzi ibintu ndi kuvuga, ntabwo nzi abantu ndi kubwira uko bameze, ntabwo nzi imitima yabo ukuntu ahantu iherereye, ntabwo mpazi. Nubwo naje kubabwira ngo duhumure amaso tubone iriba, ntabwo nzi niba mwiteguye kunywa, ntabwo nzi niba twiteguye kunywa. Tunywe muri iki kinyejana kirimo abatinganyi. Umugabo ejo bundi yabwiye umushumba, aramubwira ati rero mushumba waransengeye mbona akazi, Imana igumugisha. Hanyuma rero mubyeyi wanjye ndakubaha kandi ndagukunda, atari ku rwego ndiho ntabwo ari urwo kwicarana n'abantu b'amafanta. Urwego ndiho ari urwo kwicarana n'abantu banywa fanta. Rero ujye wihangana, cya 10 nzajya nyikuzanira, amaturo nzayaguha, nushaka ko ngutera inkunga mu murimo w'Imana nzayigutera. Ariko numbona nafashe akarahure karimo ariya ni wayine, niba ari
kave n'ibyo ngibyo rata muvandi n'ibyo ati nubona mfite akarahure karimo kave uzihangane rwose mushumba ntuzibizakujyane kure umva urwego ariho kandi ejo bundi yaje yikubita imbere hari umushomeri kwishyura inzu bimugora ariko amaze kugera ku rwego kwihangana ngo anywe fanta biramunaniye. Udashobora kwihanganira fanta azihanganira kukugambanira wowe? Azabishobora? Umuntu wananiwe kwihangana ngo anywe fanta azihangana ntakugambanira? Ariko ntabwo nzi niba turi tayari ngo tunywe. Tumaze igihe dusenga, twarasenze nta nubwo tubihagaritse, turacyakomeje urugamba rwo gusenga. Ariko turimo turasengera iki? Turimo turasengera abana, abagabo n'abagore, amazu n'iterambere n'ibindi, ariko turimo kwibagiza icy'ingenzi, ikizatubeshaho muri ibyo bihe by'ibyo bisubizo. Ni iki? Imana nigukura hariya ikuzanya mu makaro, irashaka ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro ku bwawe. Haleluya, haleluya. Niba dusenga none ukibaza ngo kubera iki abantu basenga, reka nje kwa Hagari n'ibindi biraza. Sara abwira umugabo we ngo senda Hagari, aravuga ati tumusende. Aramusenda, mu kumusenda ngo ikintu Aburahamu yabonye Hagari akwiriye. Aka kantu rero karanandyohera nubwo yamuhaye bikeya, ngo yakwiriye umutsima n'amazi. Ayiwewe, haleluya, haleluya, haleluya. Imana imfashe mubyumve nk'abanyamwuka, kuko byange bikunde Rehoboti ni abanyamwuka, n'abasirimu ariko b'abanyamwuka, sibyo ra? Imana ibaha umugisha. Hanyuma ngo Aburahamu areba, abona afite amatungo menshi, abona afite ibyo kurya byinshi, abona afite n'uburyo yamubwira ngo genda ubahana. Ariko ngo ikintu yamuhitiyemo ni ibintu bibiri mama. Niba ari ibintu biryoha ni ukubaho ufite ijambo ry'Imana. Niba ari ibintu biryoha ni ukubaho mu isi yuzuye umwuka wera. Haleluya. Amazina mufite mwongereho ibi bintu bibiri, mwongereho ijambo ry'Imana, mwongereho no kuzura umwuka wera. Ndagira ngo mbabwire, mbakurire inzira ku murima. Nibishoboka ko umuntu aba umukristo atagira umwuka wera, ubu muba mwumva bishoboka? Uretse ko muri iyi minsi rero hari abantu bihimbiye ibindi bintu. Menya nanjye mvuga menshi. Hari abantu bihimbiye ibintu bijyanye n'umwuka wera, kubera ko bategereje umwuka wera baramubura. Kandi umwuka wera ntapfa kuza papa. Hari abantu rero bamutegereje baramubura. Hanyuma bafata, nababwiye ngo Imana yo muri iyi minsi irakomeye. Bafashe na gahunda yo kujya kwiga kuvuga mu ndimi, bakiga kuvuga mu ndimi. Ibi nabyo nahuye nabyo. Nagiye ahantu mu itorero rimwe njya gusenga, ntabwo nari ndi bubwirizeyo, sibyo rata musaza wanjye, ntabwo nari ndi bubwirizeyo. Nagiye kuvumba nk'uko nazahanira Rehoboti ngo nicareyo. Umuyobozi ati tugeze mu isaha yo kuvuga mu ndimi. Aro isaha, ibyo bintu byambayeho ntabwo nabirose mu nzozi, nuko barifunze. Nari kukubwira uzaze tujyeyo nawe wirebe, ariko barahafunze. Bajya mu isaha yo kuvuga mu ndimi, umwe ati ritakasa, undi ati pelelelele, undi ati ndavangira, ndareba ndavangira. Nose ko bageze mu isaha yo kuvuga mu ndimi, kuki njye ntarimo kuvuga mu ndimi? Ubundi njyewe habaye iki? Nsanga iteraniro ryose
ry'aho hantu bazi kuvuga mu ndimi. Ubu rero muzajya mwumvaho ibiganza bishyushye n'ibyadutse n'ibigize gute n'amavuta yaka sinzi, muzajya mugira ngo byose byavuye ku Mana. Ndagira ngo mubwire, Satani nawe azi ijambo ry'Imana, ariko ahantu twatandukanira nawe ni uko Satani nubwo azi ijambo ry'Imana ntaba mu ijambo ry'Imana. Aho rero twatandukanira na Satani ni ukumenya ijambo ry'Imana ariko tukaba mu ijambo ry'Imana. Haleluya.